Yeah. Yes, igihe kizababwira. This is behind the scene y'indirimbo ya Khalfan Shakur yitwa Power afatanyije na Bruce Melody. Uyu mugabo yitwa Buchama de Shata. For real. Hanyuma de Shata bimeze biti? Ni fresh papa. Iyi mikoro urayibona hiki imbere yawe. Ndayibona neza cyane ngo ni celebrity ki? Ni kibanza usome neza, wanze usome. Hola, celebrity mix. Ni celebrity Christmas party. Yeah. Hanyuma de Shata. Usanze hano ari kubera shooting ya Khalfan niyo muvandimwe. Ejo bundi nawe nabonye warashize indirimbo hanze. Fite video shasha. Bita nanga ifoto. Wanga ifoto kandi iyi ni ifoto. Iyi ni ifoto ariko ndi gukora ikofi mwabantu mwe. Hanyuma dishati igitaramo urakibona gute kigomba guhuriramo abastari bose bo mu Rwanda. Iki kirori ndakibona neza cyane. Ariko mfite amatsiko kuntu nzakubona n'icyuki cyawe mwifunze. Ubwa mbere nzaba nambukanye na mama fata nafata. Mama fata nafata. Wala tambukana nani? Nanjye mfite icyana kimeze fresh papa. Hanyuma dishata ni cyo cyamamare wumva ushaka kuzabona kuri uyu munsi ukaba turamuntu uburyo azaca kuri red carpet cyangwa uburyo azaba yambaye cyangwa uburyo azaba ari guciringa n'abafana be mfite amatsiko yo kubibona. Ndashaka kubona Tom Close n'umufasha we n'umwana wabo Tricia. Kweli cyisemo Tom Close umuhanzi wose wari mu Rwanda. Ni umuntu w'umukapo. Ni umukapo nawe ndamukunda cyane, ni umuntu ubona aba ari classic. Adishata nko biti mirongo twumve. Haraba ifoto yakoreye akazi barafana hibabye imbiri z'amakofi bahana abafana reba nka Shadibu cyangwa Super Sexy. Naho ngaho imirongo irangiriye ndi kumwe na Dishata hanyuma turi for real yancanze cyane we wa mbere nahura no munakandusha amagambo hano iruhande rwanjye ndi kumwe n'undi mugabo no murasta afite dreads Imeze bite ma bamwita Lucky Promoter hanyuma Lucky Promoter ubundi byavuye kugira witwe Lucky Promoter wo promoting ibiki promoting umuziki nyarwanda ndetse n'abandi bantu bikorera ibikorwa byo muri rusange ga promoting iyi mikoro kano kana nomve ya celebrity show ni igitaramo kiza ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 twa turarikira umunyarwanda wese kuza muri celebrity Christmas kuza muri iki gitaramo kabisa ko bizaba ari fire bizaba ari bombo kwa hanyuma nidufitiye amatsiko kubona muri kino gitaramo mu byukuri umuntu wa mbere mfitiye amatsiko no kubona demeni yose muri rusange kuntu izaba yifunze nk'abantu bateguye kino gitaramo by'umwihariko tukabona na Boskizo nk'umuntu w'umusaza kuntu azaba yifunze ubundi se uzaba wifunze ute musaza nibanga butamenesha ibanga yitwa Lucky the Promoter hanyuma turi kugenda tuganira uyu nguyu bamwita Rafatika Boy Rafatika Boy imeze bite Boskizo idini ryawe ni iri Islam waje kubitekereza Rafatika Boy imeze gute ko mbambona ku ma street watwitsa Rafatika Boy nkabona mu dusobanuye nkumva baraki nka Rafatika Boy sora abo jinga imeze bite abantu mwese mwumva Rafatika Boy mwumve ngo Rafatika Boy ni umupromoter akaba n'umuntu ubahereza ibintu byiza cyane hanyuma Rafatika Boy niba uri promoter nyawe promoting iki kintu ni celebrity Christmas party promoting atwumve abantu muri kureba Rafatika Boy urumva celebrity Christmas party azaba ari kuri anniversary yanje wavutse kuri Noheli man navuze kuri ndi Yezu ndi Noheli ndi Manuel ndi buri kimwe cyose nagira ngo mbabwire ngo uzi ko azi abantu bose bamenyekanye cyangwa ibirangirire tuzaba turi kumwe kan Kigali uri amunsi yo kuri 25 z'ukwa 12 mwese ndabatumiye nimuzabure ko ikirabiranya arahari byose Kimomo ariko ngo nago mwikoraho turanahumura nago yitwa Rafatika Boy sibyo ngibyo gusa ahanga mfite n'ababebe uramu bebe n'umuturage yari hano twaje mu mafoto ari kubona kamera kirukanga icyuki witwa nde Kamikazi mikoro ndayigufasha Kamikazi umwamikazi nago yikoraho ni wikaranga ariko umwana ateye neza Olivier shiraho hano kuri tayi ndebe ni gisabo hanyuma imeze bite Kamikazi tufite igitaramo kigomba kuba cyitwa Celebrities Christmas Party kizahuriramo ibyamamare byose nyarwanda Kamikazi mu Rwanda uri umufana uwe mu star Super Sexy kweri ukunda Super Sexy nuko nkunda uko ateye n'ibikorwa akora cyangwa muteye kimwe banzu nyereke niba uteye nka Super Sexy shiraho ndebe mwana
umwana ni super sexy kabisa. Hanyuma super sexy kazaba ari muri kino gitaramo. Naye ngomba kukizamo kuko azaba hari. Hanyuma se kubahungu ukunda nde? Mu bahungu nkunda Christopher. Kweki ukunda Christopher? Kubera ukuntu azi kuririmba, aririmba indirimbo nziza nyine umuntu akumva nyine arishimye. Hanyuma Christopher nawe n'umwe mu bahanzi bagomba kuzitabira kino gitaramo cyitwa Celebrate Christmas Party. Ubu ni wamusaba iki? Bizaba iburetse mbanze nkubwire. Kwanza kizaba kigendere no kuca kuri red carpet. Bagafata amafoto n'abafana babo. None umufana we mukuru ukunda Christopher byo gupfa. Akirifashe mikoro umubwira ati Christo gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya. Christopher ugomba kuza muri iki gitaramo cya Celebrate Show ukaza tukakubona nkanjye nk'umufana wawe nkakubona nyine naye ndagufana ugomba kubimenya. Kaza kareba n'igisabo. Ciao kareba igisabo cyasimbuye super sexy. Jani ibyo nyine nasabaga. Ndere nitwa Singa Prima. Witwa? Singa Prima. Singa Prima. Uri hano nk'umuhanzi, uri hano nk'inshuti y'abanzi bari gukora mwibwira Singa Prima. Ndi hano nk'umuntu uri bwacting mu ndirimbo ubusanzwe ndi umumodo. Ubusanzwe uri umumodo mbwira agence yawe ukora muri agence. Aguruka tuganire ndumva showbiz yizobereye. Ndumva ubizi Singa ngwino winsaza. Mbwira oya turahagarara hano Singa. Umodaringa muri agence. Muri Golden Models. Golden Models ni inde boss wawe ni inde bambika? Franco Kabana. Inde Franco urokwa Franco wa mutipu ugira urupara rwa danje kudukabutura. Franco nkunda kumona yitabira ibitaramo hirya no hino ngejo bundi ubwo duherukana yari Igoma. Wowe umaze kugera hehe na hehe? Nakoze muri Kigali Fashion, nkora muri Rwanda Culture, nkora muri Puru Party n'izindi nyinshi zitandukanye. Hanyuma rero iki ngiki ni igitaramo cyitwa Celebrate Xmas Party. Igitaramo kigomba kugaragaramo buri mustari wese wo mu Rwanda. Aho ngaho bitabyumvikana ko n'abantu bakora imurika mideli bagomba kuba bahari. Urumva uzaca kuri red carpet umeze gute? Ndumva nzacaho meze neza nk'umuntu w'umunyamideli kamema batandukanye n'abandi bantu bose. N'icyo gihe urumva umudeli watambukana ukavuga ati hano ndabahaye. Byaterwa n'umudizayini uri bukwambika cyangwa n'ibyo yaguteguriye ntago. Hanyuma wenda mu bantu bakora ibintu bijyanye no kumurika imideli ninde muntu ufitiye amatsiko uravuga ati ndashaka kuzareba uburyo azaba yambaye bitewe n'ukuntu ramutipa atwaramo imyifungo ye wenda nk'urugero ukavuga ati nka Franco ndifuza kumva ukuntu azaba yambaye cyangwa ukuntu azaba yitwaye. Wowe ninde kuri wowe? Ndumva Franco Kabana ari we muntu ufite amatsiko yo kureba ukuntu azaba yambaye. Ni boss wanjye kandi ni role model wanjye. None se nk'aba Rupari wabashyira aho ngaho abantu nk'abatanga? Abo nyine naba moto ariko ntago banyinspire cyane nka Kabana. So umuntu uzitabira kino gitaramo noneho gira ikintu ubwira abantu? Ikintu nababwira ni ukwitegura bakazaza basa neza. Kameme nk'umuntu uje kureba abastari bari mu Rwanda bose nawe agomba kuza asa neza nkabo. Okay, urakoze cyane. Turacyari hano turi ni muri behind the scene y'umugabo witwa Khalfan. Indirimbo ye yitwa ni indirimbo yitwa Power afatanyije na Bruce Melody. Ariko impamvu naje hano nuko Khalfan na Bruce Melody bamwe mu byamamare bagomba kuba bitabiriye kino gitaramo cyitwa Celebrate Christmas Party. Abangaba hano hasanze ibyuki bagiye batandukana. None uyu nguyu we mbonye geza hasi buretse bahere hasi turebe. Hera hasi zamura vuba Olivier witinda wambabarira umbwira. Oya nje nago nikoraho wallahi. Oya nje indekere nubwo utikoraho. Nje ndahumura man. Gute utikoraho? Nje nago nikoraho man reba usurabona nikoraho. None se man nje mba ndi mukazi kose man nje mba ndi mukazi kose. None se mugongo iyo ugiye kurya iyo ugiye koga se nago wikoraho? Man. Ufite n'abantu bashinzwe kukoza. Bankoraho nje nago nikoraho nje bankoraho man. Amva ko nigenje umunsi muye n'umuntu utikora so. Utubwira amazina yawe noneho. Nje nitwa Nikita. Uzi filime yitwa Nikita? 4. Sha uri Nikita kabisa. Uri umukira. 4. Hanyuma Nikita. Igitaramo cyitwa Celebrate Xmas Party ni igitaramo kigomba kuba kirimo abana nkamwe mwifunga abana batikoraho. Nuwe mwana wundi utikoraho i Kigali wifuza ko atazabura muri kino gitaramo? Umustari. Uwushaka. Nje True Boy nazabure kunda cyane. True Boy ninde?
True boy ngwino hano True boy naze hano turebe uburyo atikoraho uwo True boy shaka atagomba kubura muri Bona bagukunda igihe ufite ifaranga bamwe buburanga nabo baza bagusanga kunda cyane uyu mujama ntago yikoraho koko True boy bimeze bite sha fresh kabisa uyu mwana se hari ukuntu mu kibarana ya ndamuzi cyane kabisa uko muri babiri ntago mwikoraho reka nose mbabeshye reka mbashimire cyane rero turakomeza tugenda tuganira n'abandi bantu urumva ko uyu munsi nawe n'abantu batikoraho nawe n'abahumura hano ariko nanone hari abandi bagabo babiri nshaka kuganiriza bano bagabo babiri nibatangire batwibwira ibyo banyita Shane Eduardo yewe banyita Gaba hanyuma Gabe buri muntu avuge n'umwuga we Deo se hari umugabo utagira umwuga mu Rwanda njye nkora business nanjye ndi umphotographe nkaba na video director. Okay, video director kamere kuri wawe. Iki ni igitaramo kigomba guhuriramo abastari bose cyangwa se abantu bose bafite uruhare muri showbiz nyarwanda. Ubwo ngo gwazaba hari aba video director n'aba audio producer. Banze tubwire kwanza urwo ruganda ruhagaze gute mu Rwanda rw'aba video director. Okay, aho ruri kugenda rugana ni heza biragaragara. Yego wenda aho turi ntago turahishimira ariko aho turi kugana hari gupromising ikintu cyiza bura nidukomeza gukora mu nzira turimo mu minsi iri imbere tuzabona turi ku rwego rwo muri East Africa cyangwa kuri Africa cyangwa tujye no ku rwego rw'isi. Hanyuma Gabe usanzwe uciringa n'abahanzi nka gutya urabona turi kuri set ya Kalifani na Bruce Melody usanzwe mubona na gutya ariko umunsi wa kino gitaramo nyirizina mugomba kuba mwicaye mwifunze kimwe mutambuka kuri red carpet imwe icyo gihe urumva muri wowe bizaba bimeze bite? Bizaba ari sawa kabisa bizaba ari neza umva twese turabitegereje ngo tuzarebe siko uburyo bizaba bimeze umuntu afite amatsiko kuko nimwe mwabitegura nimwe muzi uburyo bizaba bisa kadutegereza turebe ariko turiteguye kabisa. Abantu bakora amavideo bamenyere kugenda bahetse udukapu kubera baba bahetse kamera cyangwa tundi twa accessoire twa kamera ariko uwo munsi umuntu nka director bazatambuka kuri red carpet bameze gute yambaye iki? Ni ibintu bisanzwe ni ibintu by'amakote nyese ariko nyine atarasanzwe tuzadodesha. Okay, hanyuma nawe bizaba ari ibintu bisanzwe cyangwa nawe uri mu mubare w'abantu batikoraho hari abantu bambwiye ati sinikoraho ngewe ndahumura cyane? Ibyo ngibyo ni ibintu kuko muri music industry ko genda ukura bigaragara ko imyambare ya kera n'imyambare y'ubu nubwo hagenda hagarukamo imyambare ya kera ariko buri gihe n'ikintu cyacyo niba ari red carpet urumva ugomba gushyiramo suit yawe ukaba usa neza uri smart. Ndashaka kureba ikintu wambaye mu mutwe. Ni mask ni bimwe mu bikoresho biri buza kwifashishwa hano. Hanyuma rero ndashaka noneho mbwire ibikoresho bizifashishwa ku munsi nyirizina wa Celebrate Christmas Party. Azaba ari byinshi cyane imyenda mishyashya kora kubwe nkora business kandi harimo ni na business nkora zijyanye n'imyenda mishyashya ijyanye n'abahanzi ijyanye n'igihe tugezemo ubwo urumva rero bizaba ari ibintu twabyita nk'ibanga ariko abashaka kuzabibona bazagere. So ni ibanga ry'akazi. Ni ibanga ry'akazi ariko tuzamurikira abantu kuri uwo munsi. Hanyuma noneho abastari bagenzi bawe cyangwa se abantu fana ukunda bari abakinnyi ba filime abakinnyi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ninde muntu ufite amatsiko menshi cyane cyangwa se ninde muntu wampa devoir ukavuga ati Boskizo uyu muntu nahabura ngiye uzaba unandaburije? Okay, umuntu niba bya ngombwa ko nari kumuvuga sinzi reka muvuga ariko yari kuba ari Jay Polly ariko ntago bizashoboka ariko ubwo ngubwo iryo kamba naba ndihaye Kalifani ubone umugabo okay. Turacyari kuri mikoro ya Celebrate Christmas Party ariko hano hari abantu benshi cyane batikoraho. Uyu mugabo ngo yitwa Sky2 ngo numwe mu bantu bacuruza icyangwe ku bahanzi nyarwanda. Sky2 bimeze bite? What you say bro man ni fresh musasi. Engera mikoro. Ni fresh musasi. Sky2 bimeze bite ko mbona bimeze wahiye? No nago nahiye gusa tundi mu kazi. Nta kibazo kabisa ndi kwambika abahanzi banjye nyeneye kuba promotinga nyeneye kubatera imbere nyeneye yuko bakora akazi. Hanyuma Sky2 kuri uyu munsi zamamare byose bigomba kuba bihari. Na muri Xmas Party ndabakorera ibintu bitabaho. Sky2 uwaguha nk'ubushobozi bwo gufata Marina akakuba ati ni wowe ugomba kwambika Marina ku munsi wa Celebrate Xmas Party ndagira ngo witondeke guhera ku rukweto kugeza hejuru ukuntu wamwambika.
njyewe Marina nubwo nacuruza imyenda y'abakobwa Marina namukorera ibintu bitabaho ni high heels nkamukubita agapantaro keza nkamukubita akabruze nkamukubita utwangwe twiza tu that's why njyewe namukorera ibintu bitabaho gusa we nyine I don't know afite wenda umuntu umwambika gusa njyewe namukorera akazi aha Sky turitwaje ngo ntago ncuruza ibintu by'abakobwa reka ngukubite Safi Madiba noneho mubwira ati mukubite icyangwe mwambike atambuke kuri la red carpet ya man umusaza njyewe namukorera ibintu birenze umusaza namukubite ya Force One ewane ya black kabisa apani ya white tu kandi igice ya black nkamukubita cyangwa hejuru nkamukubita ikoti rya jeans rya black nkamukubita skinny tikoraho kuko nanjye ndahumura niki gusa umusaza namutwikira abantu baracyari hano ariko none nahoze mura n'abantu batikoraho uyu nguyu we n'umutahira niba ari umutahira w'inka niba ari umutahira w'imina simbizi mbwira uri umutahira w'iki genda umutahira mvuga amazina y'inka aba n'umuhanzi byose vuga n'igihinde ntabwo ari gutyo wakagombye kuba wivuga niba uvuga amazina y'inka ngizi wacu zirimo Seminega Rukinga Imanzi Rutirwa Rubibi ya Rubanguramineho n'imbizo mu Ruhumbu bwirangamirwa na rubanda mu ruhango rwa Kigali bebwe n'urwamo rw'amakombi ya Ruganza hanyuma mva barira umbwire ariko ubundi kugira umuntu afata ayo magambo yose uba ufite imyaka ingahe ufite imyaka 21 tekereza imyaka 21 uvuga ibintu bivuga ubundi abasaza bafite imwe ibyo bintu umuntu ashobora kubitangira afite nk'igihe kingana gite kugira ngo abimenye kuri urwo rugero igihe cyose abimenya bwiterwa n'ukuntu we wabyihaye njye nabimenye mu minsi 21 ya urabeshya ntabwo nkubeshye utese wabimenye mu minsi 21 ni ukuvuga ngo ukuntu abimenye njyewe negerewe uramusaza Seburikoko we ama ibyo akora noneho akama ngo ujye uboroka ariko akama amagambo agiye aciye nk'amasegonda atatu genda mboroka none arangiza nkabihuza mwata byose byifatanya rero mwata urijyamo ijambo rero Seburikoko ni nka papa wawe mu mwuga cyane noneho Seburikoko rero n'umwe mu bantu bagomba kuba bitabiriye Celebrity Christmas Party urumva wamusaba iki icyo namusaba nuko yazagira akaza yabyambare yakenyeye bigaragara nako nifite amasunzu ariko ngo nayakuyeho nshaka kuyasubizaho akaza ameze neza noneho aha urumva ko uyu nguyu ni umutahira w'inka uyu nguyu yagusabira umugeni bakamuguha ureke babandi batikoraho ureka dukomeze uyu mugabo w'amatentire mu mutwe ni Harmonize bimeze bite ni fresh musaza uri umunyarwanda Okay, wacu ni Burundi ariko ababyeyi banje n'abanyarwanda. Okay, witwa nde? Nitwa Mr Kayos. Mr Kayos bimeze bituru umuhanzi uri umukinnyi wa filime uri bandi uri iki? Ndi umuhanzi kabisa. Itumubitira none y'imirongo ijyanye n'ubuhanzi. Okay, siyasikia sauti ya Mr Kayos. Mfite icyizere yuko nanjye nzagirayo abakintega bo nzabanza mbegezeyo reka gupinga. Ese abagenzi bose niye kata bakoresheje bandusha hit ni bandusha rap bandusha mane ntibandusha verse abeshi murabizi bapfukiye makungu imihanda ariyo yanjama niga murabizi nirirwa mu gatigito singo twa muri game ntakindi mbashaka studio akora cyane promika bura kampesha wakwereka gahinda kari ku mutima wanje nkora nibazihereza cy'uru rugendo hari umutima wanje guzuru meme never disrespect him I'm fine man. Ibyo ngibyo birarenze nandi wabisanga buretse kuri mikoro ya Celebrity Christmas Party man urarenze kabisa urarenze pe ngwaye umugisha ngusiza amavuta kandi itara yawe anytime nuzayiforuse igihe cyawe kizagera umusaza bari umusaza nakubwiye babandi bavuga ngo nago bikoraho ngeze ndashaka buretse gato yamwereka abantu nshaka ndashaka bano basore babiri uyu munsi look mfite hano cyangwa amasura ndi kukwereka abenshi n'ubwa mbere muyabonye ni abasore babiri banza werekana uyu musore Olivier look ze zose ku mutwe rinete yambaye mfite n'undi wa kabiri hano we nushaka umuhere hasi nushaka umuhere ku rukweto ni Santiago iyi ngiyi wayibona kuri Mituni Chakrabot gusa abasore reka mbajye hagati kuko ndabona bitoroshye hanyuma mwa basore no bwa mbere mbabonye mumbabarire mumbwira amazina yanyu yo the African Boys Kerima Mpuya Senior Juniors African Boys naho twagiye turacyahari
niba mugihari kano kanya muhite munkiriraho imirongo ambutiyaje we yabaye nyinshi abakobwa b'i Kigali bangije byinshi na makiyaje we yabaye nyinshi abakobwa b'i Kigali bangije byinshi abakobwa b'i Kigali bangije byinshi ambutiyaje barayiteje reka twumve mugenzi we noneho uburyo we abiryamamo sasa sisi nimba ambutiyaje nyiterwa n'ibisindisha nanyoye ndabona ibyuki byantesha ambutiyaje Aline Alice ngo dukore urukundo wati iri joro ndibisunga muri beza erega mwancanze barumani yampaye kokuteri yatumye noza impunta bitari mu mishinga abasore bari hano ntago bikoraho noneho ndabyemeye so noneho mumbabarire mwifashe iyi mikoro mubwira abadukurikiye ko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2012 mugomba kuba namwe mwitabira igitaramo cyitwa gutya muzi gusoma yego mugomba muranabisoma mwitubwira yo this is Karima Mpuya by African Boys turiteguye kwitabira igitaramo cyitwa Celebrate Music nkaba ndi kumwe n'umusaza nga Junior Senior turirimbana hamwe muri African Boys turabakunda turi kumwe cyane reka mubahereze muvugane Jamani abanyarwanda muduteze amatwi ndetse n'abanyarwandakazi turabishimiye turabahanzi turashaka kuba ibintu bikomeye ariko Celeste Music twiteguye kwitabira turi smart tumeze neza abanyarwanda ho muri hose turabashishikariza kuba mwayitabira kuko muzayikuramo ibintu byinshi cyane merci beaucoup turabishimiye kabisa arakoze ni African Boys twari turi kumwe hanyuma dusa nkaho tubifunika umugabo ngendereye uyu munsi no mu Rastaman urebye uburyo yambaye no buryo ahagaze uhita umenya nyine ko ari we nyiri gikorwa cy'uyu munsi yitwa Bob Rahim no mu producer ayobora amashusho kandi akanayatunganya ni cyangwa se nushaka umwite Bob Chris kano kanya ni uri gukora ibyo twaje kureba Bob reka ngo ikaze kuri mikoro ya Celebrate Party murakoze bimeze bite Bob bimeze neza cyane set imeze gute uyu munsi technique zimeze neza ntago byari byoroshye ariko output izaba imeze neza cyane hanyuma ubu uri gute muri mood n'abantu bangana gutya hari abantu barenga 100 mafite team ihagije mbafite team ihagije mbafite abantu baba bari kumfasha kuyobora abantu urebye so urebye nta kibazo muri make ibintu biri kugenda neza cyane hanyuma indirimbo yitwa gute yitwa Power indirimbo yitwa Power wenda unciriyemo muri make no gutama technique zose z'akazi Power ni indirimbo izagaragara mu buryo bw'amashusho bimeze bite bon amashusho yabaza bari creative harimo ibintu byinshi bitandukanye nkuko mushobora kubonamo umukinnyi w'umupira mu bundi buryo urumva bon en fait urebye ni ibintu twashaka gukorera ahantu hamwe mu gisale ukabona ko ari ibintu biri artistique twagiye ducrea tutiriwe tujya ahantu henshi ngo twirirwe tujya gushakisha nkuko babirimbye aba ariko bimera ariko bitewe n'ahantu dufite ndumva twabikerera gutyo hanyuma ibyo ngibyo kubera icyo bawahisemo kubatereka nkorera ahantu hamwe kandi ubundi uzi ko video ushobora no kujya ahantu harengeje nari nahisemo ahantu hamwe ahantu hanini ahantu nabonye hajya abantu benshi ku buryo nshobora kuhakora ibintu njye natekereje bijyanye na script y'ino video so niyo mpamvu urebye twahisemo hano harimo location nyinshi zitandukanye kandi ari ahantu hamwe so twabyaza umusaruro twakora ibintu byinshi byiza kandi hanyuma Bob Chris tugera ku musozo turi kuri mikoro ya Celebrate Christmas Party ni igitaramo kigomba kuba kirimo buri muntu wese wo mu star abahanzi aba producer nkawe abakinnyi ba filime aba designer n'abandi bantu benshi abakora modeling abakora imideri wowe Bob Chris kuri red carpet kano kanyura isura ya kazi nyerekana kuva ku ntoki kugera hejuru uri sura ya kazi usa nabi turi gukora ariko noneho Bob Chris nuvuga ati ndifunze nje muri show uzaba uhagaze gute nzaba mpagaze nk'umu African nkunda African style so ndumva ari uko nguko naba nifunze nk'abanyafurika rwose Bob kino gikorwa wakivuga hiki kuba abasitari bose mu Rwanda bagiye guhurira mu gikorwa kimwe kino gikorwa ni cyiza cyane narabyumvishe ndabikunda umuntu wazanye iyo ide yagize ide nziza cyane burya guhuza abantu hamwe biba ari byiza wenda ari abantu benshi tuba tuzi akazi k'abagenzi bacu tutarahura wenda twazahura hariya tugahuza ibitekerezo tukaganira tukamenyana urumva muri make ni igikorwa cyiza cyane umuntu wagikoze ni umuhanga yagize igitekerezo kizima muri make nibyo navuga yes turi kumwe na Bob Chris hanyuma Bob Chris reka kukureka gato yanguhe mikoro noneho winigure ubwira abantu bazitabira kino gitaramo
ubabwira icyo ushaka icyo ari cyo cyose umwanya n'uwaye nk'amasegonda make cyane. Tubifurije kuzitabira iki gikorwa cya Celebrities Xmas Party, muzaze muri benshi. Ni igikorwa cyiza cyane kitaraba n'umunsi n'umwe, ni ubwa mbere. Abo tutaziranye, abo abifuza kumenyana na bagenzi babo, tubifurije ikaze, muzaze muri benshi. Murakoze. Arakoze cyane. Ni Bob Chris niwe uri gukora indirimbo yitwa Power. Ni indirimbo ya bro ya Khalfan afatanyije na Bruce Melody. Ariko nkuko mubizi mu bantu bazitabira kino gitaramo harimo n'abagafotozi. Burari kina abantu birengagiza umustar ubuzima bwe na amafoto ni video. Nta kuntu waba ufotora rero umustar nawe turi umustar. Uyu munsi ndi kumwe n'umufotographe, reka tangira twibwira. Banyita Kenny nkorera Image Studio, ndi umufotographe. Hanyuma Kenny, iyo uri gufotora abastar bawumva uri gufiringa gute? Mba numva ari ibintu by'umunyenga kabisa. Byagutwaye ingufu zingana gute kugira ngo kano kanya uri gufotora nka Bruce Melody, umuhanzi wa mbere mu Rwanda watwaye Guma Guma uyu mwaka? Byantwaye igihe kinini cyane kugira ngere ahantu ngeze. Kenny, kino ni igitaramo kizahuriramo abantu bose bakora akazi gashingiye kuri industry cyangwa se akazi kazamura industry nyarwanda ya showbiz. Urabyumva gute kuzahura n'abastari bose bo mu Rwanda? Ndumva ari ibintu bizari byiza cyane. Nawe ahubwo nuzahure cyane. Abo surabona bishoboka ko abantu bose bazabyumva kimwe nk'ubwo Kenny ari kubyumva. Bagomba kubyumva bitewe n'ukuntu iki kirori mbona kimeze n'ukuntu batangiye kukitegura. Urakoze cyane. Merci.